hug me. Nari ngukumbuye cyane. Benzanira amazi ndi kunywa. Reka ngiye kuzana. Irimaki. Mbabarira umuve. Please. Wishuti. Ndi wanyishica. Nica. 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 Ngiye kukwica. Nica. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuryoha cyane, ibintu bikomeje kugera ahantu tutari twiteze. Urabona ko noneho Rugema abashijwe kuba bamufata bakaba bari kumunigisha umukoropesho. Abantu benshi bari kwibaza se Rugema arapfuye muri iyi filime? Byose nibyo ngiye kubasobanurira. Rero uburyo biri kugendamo ni uko Kamarade na Emile babashije kuba babaza Rugema uburyo yishe ababyeyi ba Iribagiza, nibyo bashaka kumenya byonyine. Rugema rero yagumye kugumya abahakanya avuga ati njyewe nta kintu na kimwe nzi, munyice n'ubundi urwo mwanyishe ni uru nguru. Rero Kamarade na Emile bahisemo gufata umwanzuro wo kuba ngo bakica Rugema, ariko abantu benshi mwagumye mwibaza iki kibazo, ati se kubera iki bafashe umwanzuro kuba bakica Rugema? Rero hano impamvu Kamarade na Emile bafashe umwanzuro wo kwica Rugema ni uko Rugema bazi neza ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, ariko we bakaba bari kumubaza akabihakana ati njyewe ni ababyeyi ba Iribagiza nishe. Yagumye kubihakana cyane avuga ko atanabazi, atigeze anababona. Kandi abantu twarebanye iyi filimi guhera kuri season ya mbere twabonye ko Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza bose bakaza gupfa, ubu ikaba Iribagiza nta muryango afite. Ariko mwibutse ko twasize Iribagiza nawe amaze kwibuka ibyamubayeho n'ibyo Rugema yabakoreye byose. Rero Iribagiza akaba yagarukanye umujinya mushyashya, noneho aje nawe kwihorera, wabona nawe agiye gufatanya na Kamarade na Emile. Ariko nkwibutsa ko hano Rugema nubwo bamunize ntago yabashije kuba yapfa, bamunize bageze ku mwuka wa nyuma. Hamwe abatabasha no kuvuga baramurekura, noneho bamwumenaho amazi, babasha kuba bamujyana ku bitaro kugira ngo abashe kuba yavurwa, noneho Iribagiza azagaruke kwihorera neza kuri Rugema wamwiciye ababyeyi, akamuhisha na musaza we ko afite musaza we. Rero ni ibintu byinshi Rugema yagiye ashinjwa hano bituma ashobora kutaza kubaho n'ubundi Iribagiza nimba yamubabarira, ariko Iribagiza ashobora kutaza kumubabarira na musaza we kubera ko yabahishe ibanga igihe kinini ry'ababyeyi babo bagiye bishwa n'uyu mugabo hamwe na Nyirantambara bafatanyije kugira ngo baze gutwara imitungo yabo. Rero ise wa Kamarade nawe yakomeje hari ibindi bintu yagiye ababwira, ashinja uyu mugabo kubera ko babanye kuva kera cyane n'ababyeyi ba Iribagiza. Mwibutsa ko ise wa Kamarade ari we basigiye n'imitungo yose yaba Iribagiza. Rero niyo mpamvu ise wa Kamarade nawe aba ashyigikiye Iribagiza kugira ngo azabone ubutabera. Rero icyatumye Rugema batamwica ngo apfe burundu ni uko Kanyana yaje gufata telefone agahamagara Kamarade na Emile akababwira ko Rugema batabasha kuba bamwica, ahubwo bagomba kumushyikiriza ubutabera, akaba aribwo bumuhana, yuko uyu mukobwa nawe nubwo Rugema ari umugome, nawe ni papa we wo ku wundi mugore. Rero Nyirantambara na Fabiola nabo baje basanga uyu mukobwa ari kugira inama ba Emile, nabo bahita bamubwira ati rwose sabira imbabazi papa wawe. Bacishamo bose basaba imbabazi.
Fabiola ava muri Nyiranambara avuga ukuri kose, akubwira ba Emile uko abizi. Rero Fabiola akaba ashaka kwikura muri iki kibazo cya ba Emile na ba Nyiranambara. Ubu nkwibutsa ko rero Rugema ari ku bitaro arimo gufata imiti, bamukubise baramuniga ahantu hose, impyiko bazimennye, ni ahantu hasigaje hazima. Rero ubu ngubu ari mu bitaro. Turaza kureba muri episode izakurikira nimba bazamushyikiriza ubutabera cyangwa bazamureka akagaruka mu muryango. Ariko Rugema we ari kugumya ahakana ko nta makosa na makeya afite, niyo mpamvu yakubiswe cyane. Rero yaza kwemera icyaha mbere ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, akavuga ukuntu yabishe, yari kuba yababariwe akabasha kuba yataha. Rero icyatumye Rugema bamusigarana ni uko yanze kwemera aya makosa. Abo twarebanye seri ishize mwabonye ko hano Iribagiza yari atarakanguka. Rero Cyusa yari afite amarira menshi ari kwicuza icyatumye yaba yarahaye umuti Iribagiza, cyangwa ba kamarade bakaba baramushutse. Ni ibintu byinshi Cyusa yagiye avuga bigiye biteye ubwoba, kubera ko yabonye umunsi bari baramubwiye wari wageze Iribagiza ntabashe gukanguka. Rero yari afite agahinda kenshi n'umubabaro, arimo arira yicuza buri kintu cyose yaba yarakoreye Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakanguka. Ariko mu kanya gatoya Cyusa akirimo yihebye, ari kuvuga ko Iribagiza ashobora no gupfa, abona Iribagiza arakangutse, barahoberana. Cyusa yabanje kwanga kumuhobera, bararebana. Cyusa arabanza ararira amarira menshi cyane, nuko Iribagiza aramuhobera, barongera bibukiranya ibihe byabo bya kera. Rero kugira ngo Iribagiza bamenye ko yibutse, bahise bamubaza ngo uyu muntu uramuzi? Mama Cyusa ariko abaza Iribagiza, nuko Iribagiza bamwereka Cyusa, baravuga ati uyu muntu uramuzi? Nuko Iribagiza ahita avuga ati ni Cyusa. Mama Cyusa n'ibyishimo byinshi ahita ashima Imana, yiterera hejuru, arahaguruka arabyina, aravuga ati Iribagiza yashoboye kuba yibutse byose. Kandi twibutse neza ko muri episode zashize Iribagiza bari baramuhaye umuti utuma atabasha kwibuka ibintu byose, ariko mubwire ko kuri uyu munota buri kintu cyose ari kubasha kuba yakibuka. Rero nawe akaba afite umupango wo kujya kwihorera kuri Rugema, kandi twasize Rugema ba kamarade bamujyanye ku bitaro. Muri iyi season iraza kuza turaza kubibonaho Rugema araba aryamye mu bitaro kubera inkoni bamukubise, bakaba bamumyenye impyiko, buri kintu cyose nta rugingo ruzima gifite. Rero nimba ukunda iyi channel kanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Nimba ubashije kugera kuri uyu munota, ujye muri comment ubitubwire. Nimba udashoboye kwandika muri comment, ushyiremo emoji z'umutima, ubundi wikomereze. Tuzajya duhora dusubira buri munsi.